Si ubwa mbere wumvise izina Monalisa ndetse bamwe mu byiga no mu ishuri. Gusa hari byinshi mutabwiye kuri paint cyangwa igishushanyo cya Monalisa. Kugeza aho igishushanyo cyatangiye gukorwa mu mwaka w'1503 n'umugabo w'imyaka 51, uyu munsi kikaba kigihagaze arenga biliyoni y'amanyamerika. Bitewe n'ubuhanga ndetse n'inkuru itangaje, benshi bemeza ko iki gishushanyo gihishe byinshi, amabanga ndetse n'amarenga akomeye tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Ese wari uzi ko igishushanyo cyatwaye imyaka isaga 13 mu kugishushanya? Ndetse Leonardo da Vinci akaba atarigeze agishyikiriza uwari wamuhaye akazi ko kugikora. Urakaza neza mu isi yo gucukumbura. Ngende Ishinova. Aho byose byatangiriye Florence mwaka w'1503. Leonardo da Vinci yari umugabo w'imyaka 51. Ntiyari umuhanzi usanzwe nk'abandi bose. Oya. Uyu yari umugabo w'umuhanga ku rwego rudasanzwe. Uyu mugabo akaba yari afite ikibazo cyo kuba ari perfectionist bikabije. Nimvuga perfectionist, wumve umuntu unoza ibikorwa ku rwego rukabije cyane, agamije kubinoza ngo bibe bisa neza cyane. Ibi bigeraho bigahinduka indwara. Ibi nabyo byamuviragamo gutangira imishinga ariko ntayisoze, cyangwa yanayisoza igatwara igihe kinini cyane. Muri uyu mwaka w'1503, umucuruzi wo mu mujyi wa Florence yahaye Leonardo da Vinci ikiraka cyo kumushushanyiriza umugore witwaga Lisa Geraldini. Uyu mugore akaba yari umuntu usanzwe. Da Vinci yatangiye painting, imutwara igihe kinini ayikosora ashyiramo ubuhanga budasanzwe. Gusa igitangaje, Leonardo da Vinci ntiyigeze ashyikiriza Francisco wari wamuhaye ikiraka cyo kuyikora bitewe n'icyo kibazo Da Vinci yari afite cyo gushaka kunoza iyo paint. We yumvaga itaragera ku rwego yifuza. Bibutse gukora subscribe winjire mu isi yo gukora ubushakashatsi bwimbitse. Monalisa yabaye projet, ntiyari ikiri ikiraka yahawe gukora. Ibi byatumye Da Vinci ahitamo kuyikora neza kugira ngo ashyiremo ubwenge bwe, kuko yumvaga ari laboratoire y'ubwenge bwe nk'ikintu agiye gukora kurusha ibindi byose yaba yarakoze mu buzima bwe. Gusa nubwo bimeze bityo, hari ibintu bidasanzwe bigaragara kuri paint ya Monalisa, ndetse bamwe bavuga ko bifite izindi mbaraga zitari zisanzwe mu kubikora. Reka duhere kuri smile ya Monalisa, cyangwa se akamwenyu. Leonardo da Vinci yakoze icyo uyu munsi twakita sfumato. Abakora paint murabizi, guhuza umwijima n'urumuri nta murongo n'umwe ugaragaye. Ibi bituma iyo urebye ku munwa witonze smile igabanuka, ariko wakura amaso ku munwa ukareba ahandi nko mu maso, inyuma ye, cyangwa ku bindi bice by'umubiri wiwe cyangwa se bya paint, smile ya Monalisa yiyongera ukayibona neza karimo aramwenyura. Ibi ubuhanga burimo, mu magambo make, uko ureba iyo paint amaso ye akora cyangwa se uko ahindukiye bitewe n'icyo ari kurebaho, paint cyangwa igishushanyo kirahinduka mu buryo butangaje cyane. Iyo uhinduye amaso ugareba aho utarimo areba, paint ihita ihinduka mu buryo wayirebagamo. Gusa iki ntago kibitangaza cyane kiri kuri iyo foto cyangwa se iyo paint. Iyi paint Monalisa iyo bigeze ku maso ho, abantu ntibatinya kuvuga ko iyi paint ifite izindi mbaraga zirimo zitangaje cyane, ndetse bamwe bakaba banayitinya. Isura ya Monalisa ishushanyije ku buryo aho waba uri hose Monalisa aba akureba, ndetse ibintu bivuga ko waba ugomba kuba uyiri imbere. Oya, aho waba uhagaze hose ukabona niyo haba ari inyuma yo kubasha kuyireba, Monalisa nawe aba arimo arakureba. Uyu mugabo yari umuhanga cyane muri siyansi ku buryo gukoresha iyi optics cyabaye ikintu cyatumye iyi paint ikundwa n'abantu benshi cyane, ndetse ibi gitangaza cyane. Gusa nubwo bimeze bityo, hari ikintu abantu batajya bavugaho rumwe, nubwo hari umukino ukuri kugaragara, background cyangwa se inyuma ye. Abantu benshi bakunda kwibaza, ese ni ukubera iki background idasa nk'isi isanzwe? Kuki umugabo w'umuhanga cyane ufite ubuhanga mu guhisha amabanga muri paint yaba yarahisemo gukoresha isi imeze nk'iyo, idasobanutse neza, aho twavuga nk'inzuzi zidahuye, imisozi idasobanutse, amashusho adasa nk'isi tubaho, hanyuma agashyiraho ishusho ya Monalisa akayiha umugore utuje mu buryo budasobanutse? Ibi ni bimwe mu bintu batavugaho rumwe, twagarutseho mu kiganiro nakoze kuri iyi channel, nabashishikariza kujya kukireba. Hari ikintu cyababaje abantu benshi. Uyu mugabo Leonardo da Vinci watangiye projet yo gushushanya Monalisa ntago yigeze amenya ko ayisoje, bitewe n'uko yari afite bwa burwayi bwa perfectionism. Ibi byatumaga iyi foto yijyana ahantu hose agiye imyaka myinshi cyane arimo arayitunganya. Gusa
yapfuye yumva ko itaragera aho yagombaga kuyigeza. Mona Lisa yamamara, Leonardo da Vinci yari amaze gupfa. Nyuma ishyirwa mu bubiko bw'ubwami bw'Ubufaransa. Nyuma yaje kwibwa ariko yari itaramamara cyane, gusa hari abantu bari barayibonye. Byose byaje guhindura isura ubwo bayibaga ahasaga mu mwaka w'1911 yibwe muri Louvre. Nibwo itangazamakuru ryatangiye gukwirakwiza iyo nkuru. Izina Mona Lisa rizamuka uko. Ese wari uzi ko Mona Lisa ari agapainti gato? Uyu munsi Mona Lisa iracyari mu Bufaransa muri Louvre Museum. Nubwo hari izindi painti nziza kurenza Mona Lisa bitewe n'ubuhanga zirimo, Mona Lisa ntabwo ari painti gusa, ahubwo ni simbo cyangwa map, igishushanyo mbonera kiranga ikintu runaka mu buryo bw'amarenga. Na n'isaha abahanga bakirimo bacukumbura bataramenya ngo ni iki yashatse kuvuga, bitewe n'uko Leonardo da Vinci yari ubusanzwe ari umuntu ukomeye muri icyo gihe, ndetse akaba ari umuhanga cyane mu guhisha amabanga akomeye cyane mu bijyanye na painting. Ngende Ishinova.